Iyi ni inama ya 18 y'umushyikirano ibaye nyuma y'imyaka 2 itaba kubera icyorezo cya COVID-19. Igikomeye nuko iyi nama yanamurikiwemo ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'abanyarwanda. Rero yahise igaragaza ko abanyarwanda bavuye kuri miliyoni 10.5 bo muri 2012 bivuze ko biyongereyeho ku rugero rwa 2.3 kwijana buri mwaka. Bwana Yusufu Murangwa uyobora ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuze ko uyu mubare w'abaturage wazamukanye n'uwabageze mu cyiciro cyo gukorana, ariko ati hakenewe uburyo bwo kubafasha kubona icyo bakora, kuko ngo batabonye icyo bakora kandi bari mu myaka yo gukora ngo byaba ari ikibazo gikomeye. Umubare w'abantu bafite imyaka yo gukora bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 64 uzakomeza kuzamuka wiyongera cyane kugeza aho uzaba ari umubare munini tugayanyije abantu bakiri bato cyane n'abantu bakuze cyane. Ibi ni byiza, bizaduha amahirwe meza cyane y'ubukungu mu gihe aba bantu tubateguye neza tukanabashakira akazi keza bagomba gukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitutabikora, nitutabategura neza, ariko nabo babigizemo uruhare, nabo bakifasha bizaba ari ikibazo. Ntago bazaba bafite ubushobozi n'akazi, bizaba ari ikibazo ku gihugu ariko no kuri bo. Ibyo Bwana Yusufu Murangwa uyobora ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare avuga ashingiye kuri iki gitabo birashoboka ko bifite uburemere bukomeye. Ushingiye ku byo Bwana Iridefonse Musafiri umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi avuga, agaragaza ko kugeza ubu ngubu n'abanyarwanda kubona ibyo barya inshuro 3 ku munsi ari ikibazo, ngo abenshi barya inshuro 2 ku munsi. Iyi nama ibaye mu gihe kitari cyiza, nubwo tuvuga ko 80% kibazo bagore yambajije abanyarwanda bafite ibiryo nibura babasha kurya 2 ku munsi. 81% ry'ingo zo mu Rwanda babasha kurya 2 ku munsi nibura. Ariko iki gihe turimo murabizi mwese ibiciro ku masoko ubu biri hejuru, ari ibiciro by'ibiribwa kubera ibe bikomeye isi ndetse n'u Rwanda turi kunyuramo. Gushakira abanyarwanda icyo bakora kugira ngo bagire imibereho myiza ni nacyo n'umukuru w'igihugu avuga ko kigomba gushyirwamo imbaraga, ariko ngo hari abayobozi ngo babigendamo biguru ntege bigatuma imibereho y'abanyarwanda irushaho kuba mibi, bagakomeza gusindagizwa kandi bitari ngombwa. Umukuru w'igihugu avuga ko bigomba guhagarara. Simbizi niba hari umunyarwanda wishimira guhora asindagizwa. Umuntu ufite intege nke, yaba umurwayi, yaba ukirutse, yaba ufite ibindi bibazo, baramusindagiza. Badusindagiza, tuzasindagizwa kugeza ryari? Kandi kibashuka hari ubwo twicaye hano nk'abayobozi, hari ubwo wireba ukiyumva ukabona ko buri wese ariko ameze, cyangwa se ukumva ko ibyo ukora byose ari wowe wikorera gusa, wireba nta wundi uri iruhande rwawe. Abayobozi mudakurikirana ibikorwa byagombaga gukorwa kugira ngo bizamure ubuzima bw'abariya abaturage. Mwibera mu isi yindi ntazi yariyo. Ukabona abana bacu bamwe bagwingira duhora tuvuga buri munsi, ariko mwebwe muri aho murashishe mumeze mute? Urashisha abana b'abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa? Urashisha mu biki abantu bari aho barwaye bwaki? Urashisha mu biki? Urashaka kumenyekana ku isi ko muri abantu abayobozi bashishe ariko bafite abana barwaye bwaki? Iyo nayo ni intego mufite.
umukuru w'igihugu avuga ko abaturage nabo bafite uruhare mu gukora kugira ngo bareke gutega amaboko ubuziraherezo, ariko ati abayobozi nibo bagomba kubigiramo uruhare rukomeye. None nimba batabikora baba bahugiye mu ki? Abantu baba mu bintu bya ni nk'ibintu bya tombora n'ibiki, ugasanga byagiye ahantu hose, mwataye umutwe, mwasazega, byamara bamerana nabi, mugasubira inyuma mukavuga ngo abantu bafashwe bararengana. Wowe wagiye mu bintu by'ubujura urangije urasaba ko leta igufasha kugira gute? Ngibyo biri mu ba minisitiri, biri mu ba generals, igisirikare, biri mu gipolisi, biri mukabajyaho mukajya muri chia seeds, niba ari chia seeds, niba ari mwamara guhomba udufaranga mwari mufite mwagiye muturunda mu mwobo uri budutware, mwarangiza mukaza ngo urareba ngo tugomba gufasha abaturage, ngo bafasha abaturage. Ayo mafaranga iyo yabahaseho ubwo niba ushaka gufasha abaturage, tombora mujya muni za tombora erega ubwo n'ubuzima bwanyu niko bumeze n'ubwa tombora. Bashaka kubaho muri tombora. Abayobozi mwicaye hano nimwe mbwira, ntabwo ari abandi bajya kubikora, nimwe. Icyakora umukuru w'igihugu ashimangira ko abayobozi aribo bagomba guhindura imyitwarire kugira ngo abanyarwanda barusheho gutera imbere, kubera ko ngo uko bitwara uko nguko n'iterambere igihugu kimaze kugeraho, ngo baramutse bahinduye igihugu cyarushaho gutera imbere ku rugero rurenze ururiho. David Nzabonima, Unity TV 10 i Kigali.